Tujye kwakira umunyarwenya wa kabiri twa Biden akoresha icyongereza ku bantu batumva icyongereza muze gukoresha muze kwambara ekuteri hari protocol zibahereze muzishyire muri telefone zanyu katwakire Biden. Ladies and gentlemen, give it up for Biden Seka. Masmesh cyane kuri Biden. Hello. Everyone, how are you doing? Just praise the Lord. Praise the Lord. Katwigire mu Kinyarwanda tureke kwigora. Guys, no. Merci. No kwihagarara. Merci, ngiye kukwereka akantu. Ndi mushyashya mu rwenya, ndakeka ngiye kuza umwaka wa 5. Ndabigushimira cyane. Kandi Gen zimaze 3. Guys, no, merci, ugiye kunkorera kano kantu. Ukuntu ngiye kuguhostinga mfite energy, ni kugiye kubinkorera, namwe muramfasha munyakire nk'umu Diaspora. Kuko nago muzi inshuro njya muri Amerika buri munsi. Guys, no, twagiye. Kambaye hosting buretse. Ladies and gentlemen, allow me to welcome the best comedian in Rwanda. Bro, vuga welcome y'icyongereza. Okay. Bagore namwe bagabo. Mukomera amashyi Merci. Uravuze ngo allow me to welcome gute bro. Okay, twagiye. Binkorere mostinga n'imbaraga nk'umuntu wateze indege. Binkorere no kumpemba. Okay, uri buze no kuguhemba. Bikore gutyo. Harya ngo bigenze nte? Imbaraga nyinshi cyane ziturutse mu mano. Uvuga ko ndi na mwiza mfite inyinya n'ishinya y'umukara. Ariko noneho ryaremye abasazi pe. Ladies and gentlemen, vuga cyane. Vuga cyane, nushaka kubyirengagiza ukureho 5. Vuga cyane twagiye. Ubwo gukora 5 bije nta kibazo. Aha. Ladies and gentlemen, allow me to do what? To welcome. Allow me to welcome one of the most handsome boy. Give it up for Biden. Byari byiza cyane. Ibyo 5 ntabyo uri bukureho. Guys, mumeze mutese. Mbere na mbere tubanze twikomera amashyi, dukomera amashyi Imana ko twagejeje izi saha turi amahoro. Ubwo nshizemo Imana muraseka. Aha, guys, noneho umuntu hano ufite imbwa cyangwa se woroye imbwa mu rugo iwe, nambugire ngo woo! None se ko mbona musanzwe mubana nazo ko mwari mwantinya. Guys, buriya imbwa ni itungo, ni inshuti y'umuntu, ni best friend of yeah. Imbwa ni best friend nyine. Urumva? Mwarabibonye ejo bundi Snoop Dogg yafunguye Instagram account y'imbwa ye. Mu isaha imwe ihita yuzuza abafollowers 60,000. Nanjye Biden hano mu Rwanda mfite Instagram account maze imyaka 10 nyikoresha. Nashyizeho video, nshyiraho amafoto, nshyiraho ubukwe bwo mu makaritsiye, ariko mfite 730. Nararebye ndibaza ari nge n'imbwa ya Snoop Dogg ninde mbwa. Urakoze cyane. Guys, noneho mujya mubona nyiri kumbwa imbwa zo muri Amerika hariya zitandukanye n'imbwa zo muri Afurika. Usanga imbwa zo muri Amerika zikura bazitoza, sometimes ugasanga zifite n'akazi. Ugasanga imbwa ikora ku kibuga cy'indege. Hari imbwa bita guiding dog. Izo mbwa ni imbwa zifashishwa ku kibuga cy'indege iyo haje umuntu bana n'ubugwa bwo kutabona, bamuhereza umugozi w'iyo mbwa ikamuyobora, ikaba yamujyana kuri migration, agakora ibyo akora, yarangiza ikamugarura, yajya kugura imiti kuri pharmacy ikamujyana, agafata imiti ikamenya kumwambutsa kaburimbo, ikongera ikamugarura mu kibuga cy'indege.
noneho papa nawe yarabibonye abona ibyo bintu byiza mbwa zo muri Amerika abona ni byiza. Natwe mu rugo dufite imbwa, nababwiye amazina batandukanye n'izo muri Amerika. Izo zo muri Amerika uzanga zitwa za Toby, za Tony, za Yasentunu nk'utwo nyine, ariko twebwe natwe mu rugo dufite imbwa bayita Rukubashyamba. Papa nawe yagerageje kuyitoza ibyo bintu byo kugayidinga, imbwa iramukundira kuva ikiri ikibwana. Natwe dufite abantu babana n'ubwo bwo kutabona muri quartier, iramukundira arayitoza. Ubu ngubu yujuje imyaka 4 ejo yayihaye umusaza wo muri quartier wana n'ubwo bwo kutabona, ayihereza umugozi, tubona imusohoye mu gipangu imujyaye kuri pharmacy, turavuga tuti yambwa yarabifashe. Imwambutsa kaburimbo, turavuga tuti yambwa yarabifashe. Nyamara imbwa iramujyana, tuba turayiretse nyine, turavuga tuti n'ubundi iramujyana imugeze ikimugeza hakurya ya kaburimbo, ihita imujyana mu igobe ry'izindi mbwa. Guys, reba mugenzi wawe mubwire ngo mwe. Niba umuntu amukubwiye ngo mwe, mubwire ngo mwe tu. Guys, noneho mfite papa wiyemera nk'uko nabibabwiye, mfite papa wiyemera kandi avugira hejuru cyane. Ejo bundi mu gipangu iwacu haje gukodesha umukobwa mushyashya mwiza cyane pe, usa nkaho undi wabyiniye ku Gisenyi ejo bundi. Yaje gukodeshamo, papa mubonye aravuga ati uyu mukobwa ngomba kubyuka mwiyemeraho. Mu gitondo cya kare nka saa 12 yabyutse ahagaze ku muryango, abarahamagaye avuga cyane kugira yatunze umunwa mu muryango w'umukobwa ati Mama Biden ngo nta mwana uri aho hafi ngo mutuma amayinite y'ibihumbi 25. Mama aramubwira ati nta mwana uri hafi. Ahita areba mu gipangu cyo ruguru kwa Makerema, ngo Mama Kerema ngo nta mwana uri aho hafi ngo mutume amayinite y'ibihumbi 25. Mama Kerema aramubwira ati wapi. Abaramamagaye ati Biden ngo ngwino ngutuma amayinite y'ibihumbi 25 sha mbandaje. Nyimugera imbere barambwiye ngo jya wiga kwiyemera ku bakobwa. Avuga gake atambwira ngo ndebera nimba banguriza 150 hano. Guys, murakoze nitwa Biden. Ese waba wibaza ahantu ushobora kugura telefone ya Samsung cyangwa iPhone ya original y'umwimerere ifite warranty? Samsung 250 ni igisubizo kuri icyo kibazo. Tugane ubashe kugura telefone muri zo twavuze. Reka nkwibutsa kandi kantu, ushobora kugura iPhone cyangwa Samsung ukagenda wishyura gahoro gahoro mu byiciro. Si ibyo gusa, Samsung 250 tugufite televiziyo za Samsung nziza ndetse na firigo nziza kandi ziri mu ngano zitandukanye. Nkwibutsa ko nanone ukeneye nka kamera z'umutekano, genzi kuka n'ibindi bikoresho byo mu rugo watugana kandi tukabiguha n'ubundi ari original bifite na ya warranty twavuze haraguru.